byose kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro ubwo rero ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru watubanjirije tuje tugukurikiye tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru sinahora maririza urugendo rwawe Yesu cyangwa se ushidikanye kugukurikira Yesu umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje umurimo wanjye nuwo kugukurikira Yesu no gukomeza iyo nzira nk'uko wayimenyesheje urahihe hagize icyaza kikantesha inzira yawe cyangwa kikanemerera muri urwo rugendo mfite uzaze uzazusha uwo mugozi ntuzabungushe umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera uzaze uzazusha uwo mugozi uzawungusha umutima nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera
kwibana ni urugendo uzanyibutsa urukundo uti ngwino ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kukuzahozwa ibyo byose umugezi wanjye mw'ijuru uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto kukuzahozwa ibyo byose umugezi wanjye mw'ijuru kukuzahozwa ibyo byose umugezi wanjye mw'ijuru. Amen, amen, amen. Imana ishimwe kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Ni Imana y'ukuri, ni Imana yo kwizerwa, ni Imana igira neza, ni Imana yuzuye urukundo, ni Imana idukunda, ni Imana itwitaho, ni Imana iturinda. Aka kanya ndayishimye, aka kanya ndayihimbaje. Imana yacu ishimwe. Ndongera rero kwishima ku bw'aka kanya iduhaye ko kongera kubana mu ijambo ry'Imana. Ni Francine muri kumwe. Imana rero ikomeze iduhane umugisha, Imana ikomeze itugirire neza, Imana ikomeze itwungure ubwenge, Imana idukomereza amaboko, Imana iduha imbaraga zo kunesha ikibi n'igisa nacyo cyose. Nk'uko rero nabibasezeranyije, uko Imana izanshoboza, izajya inshoboza, tuzajya tuganira ku ijambo ry'Imana. Muri iyi minsi tumaze iminsi tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo iminsi ni mibi. Nubwo iminsi ari mibi, twe gucogora gukora neza. Nubwo iminsi ari mibi, ducunguze uburyo umwete. Nubwo iminsi ari mibi, dukore iby'Imana yacu ishaka kandi ishima. Iryo jambo ngo iminsi ni mibi ni Timoteyo waritubwiye. Umuntu yakwibaza ngo iminsi ni mibi kubera iki? Iminsi yatangiye kuba mibi igihe umwana w'umuntu yacumuye ku Mana. Kuva icyo gihe isi yabaye isi mbi, iminsi yabaye mibi kuko isi yaratsinzwe, ijya mu butware bw'umwanzi. Niyo mpamvu rero kuva icyo gihe kugeza uyu munsi iminsi ari mibi. Timoteyo wa kabiri igice cya 3 ku murongo wa 1 kugeza kwa 5 haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Dore ibyo nibyo biranga iminsi mibi. Iyo minsi mibi abantu bazaba bameze gutya. Noneho rero kubera ko Imana nta kintu na kimwe itazi, yo irabizi zitangirira ikamenya n'iherezo, niyo mpamvu twebwe abana b'abantu kuko tuba mu bihe iratuburira. Noneho ibihe iyo bigeze iduha ubwenge, ikaduha imbaraga zo kuba muri ibyo bihe. Ubushize rero twabonye ngo iminsi ni mibi,
ntiducogore gukora neza, nubwo iyi minsi ari mibi, ariko kuba ari iminsi mibi ntabwo tugomba kurekeraho gukora neza, kuko nitutagwa isari tuzasarura. Imana izatugororera, Imana izatwambika amakamba. Nta kindi kintu giherekeza umuntu iyo yatashye. Ntabwo amazu wubatse aguherekeza, ntabwo amafaranga wakoreye aguherekeza, ntabwo imyambaro myiza waguze iguherekeza, ahubwo ikintu kiguherekeza ni imirimo. Niyo mpamvu rero nubwo iminsi ari mibi, ijambo ry'Imana ryo riratubwira ngo ntiducogore gukora neza. Ahandi iminsi ni mibi, ducunguze uburyo umwete. Twabonye ko tuba mu bihe, ariko hariho n'igihe kizaza. Icyo gihe kizaza rero tugomba kugitegurira muri bya bihe Imana yaduhaye. Ibyo bihe rero Imana yaduhaye tugomba kuyiha umwanya wa mbere, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo mushake ubwami bwayo no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. Kugira ngo tudata igihe, ntabwo tugomba gutinda mu byahise. Ibya kera ntimubyibuke, kuko ngiye gukora ibishya. Igihe Imana iguhaye, uburyo Imana iguhaye, ibuguhamo imbaraga, ikabuguhamo ubuntu, icyo gihe rero gikoreshe neza. Kuko n'igihe ntabwo ari icyacu, nubwo Imana yaduhaye kukibamo, ahubwo uko twagikoresheje nabyo Imana izabitubaza. Twabonye ko iki gihe ari iki rero cyo gukirizwamo, kuko burije kandi burenda gucya. Yesu ari hafi kugaruka. Niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, ahubwo uce bugufi wihane, kuko ejo sahawe. Imana rero idufashe. N'ubundi turacyakomeje. Iminsi ni mibi. Mu minsi mibi tubigenze gute? Uyu munsi ijambo Imana yanshyize ku mutima ni ijambo rivuga ngo iminsi ni mibi, tunyure mu nzira yo kwera no gukiranuka. Iminsi ni mibi, tunyure mu nzira yo kwera no gukiranuka. Reka twumve ijambo ry'Imana riri muri Yesaya no muri Matayo 7, ubundi turagenda twumva icyo Umwuka Wera atubwira. Yesaya 35 ku murongo wa 8. Kandi hazabayo inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya babandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Nta ntare izahaba, inyamaswa yose y'inkazi ntizayigeramo, ntibizayibonekamo, ahubwo abacunguwe nibo bazayinyuramo. Abacunguwe n'Uwiteka bazagaruka bagera i Siyoni, baririmba ibyishimo bihoraho bizaba kuri bo. Amena. Matayo 7 ku murongo wa 13 n'uwa 14 haravuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, n'inzira ijya mu bugingo iraruhishe, kandi abayinyuramo ni bakeya. Umutwe w'ijambo uravuga ngo iminsi ni mibi, tunyure mu nzira yo kwera no gukiranuka. Imana yashyize imbere y'umwana w'umuntu inzira ebyiri. Wabishaka utabishaka, wabikunda utabikunda, imbere yawe hari inzira ebyiri, kandi ugomba guhitamo. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Mu Gutegeka kwa 2:30 ku murongo wa 15 aravuga ngo dore nshyize imbere yawe, dore uyu munsi ngushyize imbere ubugingo, ngushyize imbere ubugingo n'ibyiza, n'urupfu n'ibibi, kuko ngutegeka uyu munsi gukunda Uwiteka Imana yawe, no kugenda mu nzira ikuyoboye, no kwitondera ibyo yategetse n'amategeko yayo n'amateka yayo, kugira ngo ubeho ugwire, Imana yawe iguhere umugisha mu gihugu ujyanwamo no guhindura. Imana rero yakure imbere yawe hari inzira y'ubugingo n'ibyiza.
hari n'inzira y'urupfu n'ibibi. Ni wowe rero ugomba guhitamo. Ariko Imana yo itugira inama yo guhitamo inzira y'ubugingo n'inzira y'ibyiza. Ariko kenshi kubera ko iyo nzira iruhishe, muri Matayo tubonye ko inzira ifunganye inyuramo abantu bake, iyi nzira yagutse inyuramo abantu benshi. Abantu benshi rero bihitiramo iyo nzira yagutse bakanga kunyura mu nzira ifunganye. Ariko inzira yagutse iganisha ku rupfu, inzira ifunganye ikaganisha hehe? Ikaganisha ku bugingo buhoraho. Iyo nzira rero Yeremiya nawe yarayivuze. Yeremiya 31, Yeremiya yaravuze ngo nuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazagaruka ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati, nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni dusange Uwiteka Imana yacu. Uko niko Uwiteka avuga ati, nimuririmbire Imana ku bwa Yakobo mufite umunezero, muyirangururire. Iyo nzira abayigendamo bagenda bashima Uwiteka, abayigendamo bagenda baririmbira Uwiteka, bamuririmbira indirimbo z'amashimwe, indirimbo zo kumushyira hejuru, indirimbo zo kumuhimbaza. Iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira Yesaya yahanuye ni iyihe? Reka turebe igisubizo cyayo kiri muri Yohana 14, duhere ku murongo wa mbere. Yesu yabwiye abigishwa be ati, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Abasobanuriye ko agiye kubategurira aho bazaba, ko aho azaba n'abigishwa be ariho bazaba, n'abazamwizera bose nyuma y'abigishwa be ko bazabana nawe. Abigishwa be rero kubera ko batari bakagize guhishurirwa, bahise bamubaza bati, kandi aho ujya inzira murayizi. Noneho Toma aramubwira ati, databuja ntituzi aho ujya. Databuja ntituzi aho ujya. Inzira twayibwirwa n'iki? Babanaga na Yesu ntabwo bari bazi yava n'iyajya. Twarabyize twiga kumenya neza no gusobanukirwa Kristo wazutse. N'ubundi yaraje abana nabo, bakabona ari umuhungu wa Yosefu na Mariya, bakamubona akora ibitangaza, bakamubona yirirwa azenguruka, ariko ntago bari bamuzi neza. Arapfa arazuka, no kuzuka kwe ntibabimenye, kandi yahoraga bibabwira ati nzapfa nzazuka, ariko ntibigeze babimenya. N'ahangaha rero atangiye kubabwira ko igihe kizagera akagenda aho ari nabo bakazahaba. N'ubu baramubaje bati, Yesu aho ujya ntituhazi, iyo nzira twayibwirwa n'iki? Yesu yarabasubije. Yesu yarababwiye ati, ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye Data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira yo kwera, iyo nzira yo gukiranuka ni iyihe? Ni Yesu Kristo. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe ugomba kuba uburyo bwacu bwo kubaho. Haleluya. Ahandi Yesu muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 12, naho haratubwira ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, kandi
iyo dukurikiye iyo nzira, iyo dukurikiye iyo nzira ariyo Yesu Kristo, tuba turi mu mucyo w'ubugingo, mu mucyo w'ubugingo buhoraho. Haleluya! Yesu ni mwiza. Yesu niwe nzira yo kwera no gukiranuka. Muri ibi bihe biruhije rero, muri iyi minsi mibi, tugendere muri Yesu, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira yo kwera no gukiranuka. Haleluya! Amen. Amen, 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 amen. Nk'uko rero twatangiye hejuru mu Gutegeka kwa 2 murongo wa 30, Imana yashyize inzira ebyiri imbere yacu. Hari inzira y'umucyo w'ubugingo, hari inzira y'urupfu n'ikibi. Inzira y'umucyo n'ubugingo ni Yesu, inzira y'urupfu n'ikibi ni Satani, ni Sekibi. Nukurikira inzira y'ubugingo n'ibyiza, uzarangiriza mu bugingo buhoraho. Nuhitamo inzira y'urupfu n'ikibi, uzarangiriza mu rupfu, uzaba wakurikiye Satani. Kandi ugomba guhitamo, nta muntu ukeza abami babiri, kuko ngo wakunda umwe ukanga undi. Ugomba guhitamo rero, ugomba guhitamo Yesu cyangwa se ugahitamo Satani. Ngo iyo nzira izaba iyo kwera no gukiranuka. Ngo umuntu naho yaba umuswa, iyo nzira ntabwo azayiyoba. Iyi nzira yitwa Yesu Kristo ikurikirwa n'umuntu uwo ari we wese, uwize, utarize, ujijutse, injiji, impumyi, igipfamatwi, uko waba umeze kose, iyo nzira uzayimenya. Amen. Mbega inzira nziza, mureke tuyigenderemo. Inzira nziza, inzira y'ubugingo buhoraho. Haleluya! Amen. Imana yacu ishimwe. Iyo nzira rero Yesu yaduhamagariye ni iyihe? Nayo Tito yarayitubwiye. Tito yadusobanuriye uko tugomba kugenda muri iyo nzira. Tito 2 ku murongo wa 11 kugeza ku wa 13, ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Ni inzira y'ubuntu bw'agakiza k'Imana, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi. Muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka, iyo nzira itwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, ikatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none. Dutegereje iki? Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu. Watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagire abantu kugira ngo babe ubwoko. Muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka, Imana iduhamagarira kwezwa, Imana iduhamagarira kuyubaha, kutagira irari ry'iby'isi, ikatwigisha kwirinda. Twabonye ko umwuka twahawe ntabwo ari umwuka w'ubwoba, ahubwo ni umwuka w'imbaraga, ni umwuka w'urukundo, ni umwuka wo kwirinda. Ahangaha rero iyo nzira, ibyo bintu bigomba kuturanga. Kubera iki? Kuko iyo tubigendeyemo, tukabikomereramo, tukabyubahiriza, tuba dutegereje umugisha wo kuzaboneka k'ubwiza bw'iyo nzira. Iyo nzira twabonye ko ari Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza wacu. Watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagira abantu kugira ngo babe ubwoko. Ntabwo Yesu atujyana muri iyo nzira gusa ngo duhurure, ahubwo Yesu atujyana muri iyo nzira kugira ngo tube ubwoko, ubwoko bw'Imana. Petero wa mbere 2:9 kugeza ku 10 naho harabivuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe,
abami n'abatambyi, ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimwari mwakababariwe, ariko none mwarababariwe. Muri iyo nzira turababarirwa, muri iyo nzira duhinduka ubwoko bw'Imana, muri iyo nzira kandi duhinduka abami n'abatambyi. Haleluya! Muri iyo nzira turatoranywa. Mbega inzira mwaje tukayigendamo twese, ariko inzira yo kwera no gukiranuka. Kandi ngo iyo nzira uko waba umeze kose, niyo ngo waba uri umuswa, ntabwo ushobora kuyoba iyo nzira, kuko Yesu niwe mucyo wacu, Yesu niwe bwenge bwacu, Yesu niwe mbaraga zacu, Yesu niwe utuyobora. Ntabwo twayoba rero. Amen, 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 amen. Iyo tutarajya muri iyo nzira rero, tuba turi mu mwijima, tuba turorongotana nk'intama zizimiye. Niko Yesaya 53:6 yabivuze, ngo twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka mushyiriraho gukiranirwa kwacu twese. Iyo nzira itaraboneka twararorongotanaga, twari tumeze nk'intama zizimiye. Abefeso 2:5, tutarajya muri iyo nzira, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Iyo nzira niyo yadukijije. Iyo nzira ni Yesu Kristo, ni inzira y'ubugingo, ni inzira y'umucyo. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, kugira ngo Yesu atujyane muri iyo nzira, tubashe kujya muri iyo nzira, tubashe kujya muri Yesu, kuko Yesu niwe nzira. Yaraducunguye. Niko Abagalatiya 3:13 atubwira. Yaraducunguye, adukura mu mwijima, adukura mu bubata bwa sekibi. Muri uko gucungurwa rero, ntabwo ari ya nzira ya gihogera, ahubwo muri uko gucungurwa hari icyo tugomba gusiga, hari ibyo tugomba kureka. Imana ihamagara Aburahamu mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, yabwiye Aburahamu ngo, va mu gihugu cyawe, siga inzu ya so, siga umuryango wawe, ugende mu gihugu nzakwereka. Nzakugira umugisha, nzagukomeza, izina ryawe nzaryogeza, uzaguhesha umugisha nzamuhesha umugisha, kandi muri wowe niho amahanga yose azahererwamo umugisha. Imana iyo imaze kuduhamagara, hari aho ituvana, hari n'aho itujyana. Abaroma 12 naho haravuga ngo, muhinduke rwose, mugire ibitekerezo bishya, mugire ubwenge bushya. Iyo tuvuye mu nzira ya sekibi, tugomba guhinduka. Nimba utarahindutse, nimba uko wari uri ariko ukiri ubu ngubu, ntabwo iyo nzira yo kwera no gukiranuka urayigeramo. Ugomba guhinduka. Muhinduke rwose. Amen. Haleluya. Amen. Igihe tugize ibyago, ya nzira warayigezemo, kuko turacyari muri iyi si, ushobora gusubira inyuma ho gatoya. Wakora iki? Yeremiya, ijambo ry'Imana naryo ryaduhaye umuti. Muri Yeremiya 31:21 aravuga ngo, wishingire ibimenyetso by'inzira, wishakire ibikuyobora, werekeze umutima ku nzira nyabagendwa, ya nzira wanyuzemo. Garuka wa mwari wa Isiraheli we, usubire muri iyi midugudu yawe. Uzakora hirya no hino, uzahereza he? Wa mukobwa wasubiye inyuma we, kuko Uwiteka yaremye ikintu, umugabo n'umugore. Dushobora gusubira inyuma muri iyo nzira, ariko ijambo ry'Imana riradukebuye, riratubwiye ngo
tugaruke vuba vuba muri iyo nzira. Ibyahishuwe 2:4 haravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri nk'uri igitereko kitabaza ahari. Ni ukuvuga ko birashoboka ko umuntu ashobora gusubira inyuma, ariko ibuka aho wavuye ukagwa, ugaruke vuba vuba. Shyiraho ibimenyetso, uvuga uti cyagiye byagenze gutya na gutya, niyo mpamvu naguye muri uyu mutego. Ntiwongere kugwa muri uwo mutego, ube maso. Niyo mpamvu umwuka twahawe ari umwuka wo kwirinda. Wirinde kongera kugwa muri wa mutego. Imana idufashe, Imana idufashe, kandi Imana idushoboze kugendera muri iyo nzira. N'igihe twateshutse tukava muri iyo nzira, Imana ijye yongera itugarure mu nzira yayo, igiza ica umugozi uboshye umutima wacu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Muri iyo nzira ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta ntare zibayo, nta nyamaswa z'inka zibayo, ngo ahubwo ngo iyo nzira ni iy'aba bandi, ngo iyo nzira ngo ni iy'abacunguwe. Muri iyo nzira ntago umwanzi adufiteho ububasha, muri iyo nzira ntago umwanzi adufiteho ubutware, kubera ko muri iyo nzira ijambo ry'Imana riravuga ngo Abaroma 8:31 ngo niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Muri iyo nzira rero, kuko iyo nzira ari Kristo, nta mubisha dufite, ntago tugomba kugira ubwoba. Murabizi muri ibi bihe hari mwene data twari turi kuganira, noneho hanyibutsa amagambo twajyaga dukunda kuganira. Arambwira ati sinzibagirwa ijambo Imana yaguhaye ikubwira ngo igikombe cy'ibisindisha ngo ndakikwambuye, ngo ntuzongera kukinywaho ukundi. Ati shatse twabaga mu ijambo, ati wateye ibintu by'abahanuzi n'ibiki. Ibyo bintu by'abahanuzi rero byateye ikintu bagukorera, ni ukuguhahamura, ni ukugutera ubwoba, ni ukukubwira iby'abarozi, ni ukukubwira iby'abapfumu, ni ukukubwira ibiki. Ariko iyo nzira ni Yesu, niwe nzira. Kandi niba ari mu ruhande rwacu, nta bapfumu, nta barozi, nta bagambanyi, nta bicanyi babasha kugira icyo badutwara, kuko turi mu nzira y'abacunguwe. Haleluya. Turi mu nzira y'abatoranyijwe, ishyanga ryera, abami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe kandi ahabwe icyubahiro. Amen. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Iyo nzira iyo umuntu ayigezemo ashira ubwoba. Ndi mu bantu bari abanyabwoba, ariko Imana iyo imaze kukujyana muri iyo nzira, ikumara ubwoba kandi yarangiza ikaguha ubushizi bw'amanga. Hari igihe Imana yigeze kunsaba kujya ahantu, impa isezerano, irambwira iti mwana wanjye genda ndi kumwe nawe. Irambwira ngo sintinya abakomeye, nta mwanzi ngira. Irongera irambwira ngo iyo umuntu w'umukene afite inshuti y'umukire, ngo icyo yisabye cyose ntikimuha, ngo none wowe uzamburana iki ko ndi umutunzi wa byose? Yambwira iryo jambo, ndavuga koko Imana ishatse kumbwira iki? Aho hantu naragiye hahurira n'intambara z'abakomeye koko. Kuko Imana yacu idatinya abakomeye, kuko Imana yacu nta mwanzi igira. Ubutsinzi bwa nyuma ni ubwacu. Iyo ntambara nubwo abakomeye aribo bayirwanaga, ariko iyo ntambara twarayitsinze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu rero ntitinya abakomeye, Imana yacu nta mwanzi igira, Imana yacu
ni Imana. Iyo uri kumwe nayo, iyo uri muri iyo nzira, nta ntare zibamo, nta nyamaswa z'inkazi zibamo. Niyo mpamvu tudakwiye gutinya. N'ibyo iguhishuriye biteye ubwoba, ni ukugira ngo ubisengere Imana ibikureho. Ikindi, ijambo ryayo riravuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza ku bakunda Imana. Ntabwo abana b'Imana baba mu bintu byiza gusa, ahubwo byaba ibibi byaba ibyiza, muri iyo nzira ibifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana yacu rero ntihabwe icyubahiro, kuko ni Imana yaduciriye inzira. Iyo nzira ni Yesu Kristo. Haleluya. Kandi kubw'iyo nzira turi abana bayo, ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Imana yacu rero ni ishimwe, kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Muri Matayo 18:20 haravuga ngo mugende, ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Uko bwije n'uko bukeye, Imana irakubwira ngo humura witinya, ndi kumwe nawe. Humura witinya, ndi kumwe nawe. Ibara ry'ibinsubiriramo uko igenda imbwira iti mwana wanjye humura witinya, ndi kumwe nawe. Humura witinya, ndi kumwe nawe. Ubwoba bugenda bushira. Ubu ndi umugabo nyamugabo wo guhamya Kristo. Ndi umuntu, niyo byaba bikomeye gute, niyo byaba biteye ubwoba gute, ntago ngihinda umushyitsi, ntago ngitinya, kubera ko ndi muri ya nzira. Iyo nzira ninde? Iyo nzira ni Kristo Yesu. Kandi iyo nzira ni inzira yo kwera. Abanduye imitima ntago bazayinyuramo. Abatejejwe ntago bazabona Imana. Nutezwa ntago uzabona Imana muri iyo nzira. Ni inzira yo kwera, ni inzira yo gukiranuka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Amena. Muri iyo nzira rero, muri iyo nzira harimo byinshi. Ntago nabivuga byose ngo mbirangize, ariko ndagerageza kubaha bikeya. Muri iyo nzira turanesha. Dufite kunesha, dufite ubutsinzi. Yohana wa mbere igice cya 5 ku murongo wa 4 aravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Iyo wizera Imana muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka, iyo nzira yo kwera no gukiranuka ni Yesu Kristo, uranesha. Icya kabiri, habamo ibyishimo n'umunezero. Muri iyo nzira habamo kuririmba, habamo kunezerwa. Niko twabibonye muri Yesaya 35 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku wa 10. Iyo nzira Imana iyo uri muri iyo nzira, Imana inyuranya amaboko y'umwanzi. Imana ihindura imigambi y'umwanzi. Bigenda gute? Yesaya 61 umurongo wa 3 n'umurongo wa 7. Muri iyo nzira Imana inyuranya amaboko y'umwanzi, ihindura ibyo umwanzi adushakaho. Yesaya 61 umurongo wa 3 n'uwa 7. Ngo yantumye gushyiraho itegeko ab'Isiyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ivu. Hari igihe umwanzi aba azi ko yagushyize mu cyunamo mu kiriyo, ariko Imana ikaza ikagira gute? Ikaza ikakwambika ikamba ry'ubwiza, ikaza ikakwambika ikamba ry'ibyishimo. Muri cya gihe we yarazi ko yagushyize mu cyunamo mu kiriyo, ariko Imana yo ikaza ikabihindura, ikaguha ibyishimo mu cyimbo cy'ivu, n'amavuta yo kunezerwa mu cyimbo cy'ubwirabure, n'umwambaro w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahere ko bitwe ibiti byo gukiranuka,
byatewe n'Uwiteka ngo bimuheshe icyubahiro. Murumva ko Imana inyuranya ibihe, Imana inyuranya iby'umwanzi atwibwiraho, ikuraho imigambi y'umwanzi. Nimba yashakaga kukubabaza bya bindi yashakaga gukora ngo bikubabaze, Imana ikabihindura ibyishimo, ikaguha umutima unezerewe, ikaguha umutima urimo amahoro, ikaguha umutima urimo ibyishimo. Umurongo wa 7 aravuga ngo mu cyimbo cyo gukorwa n'isoni kwanyu muzagererwa kabiri, mu cyimbo cyo kumwara kwanyu bazishimira umugabane wabo. Nicyo gituma mu gihugu cyabo bazagabirwa kabiri, bazagira umunezero uhoraho. Hari igihe umwanzi abategereje ko tugiye kumwara, tugiye gukorwa n'isoni, yajya kubona akabona turagenda twemye. Yarazi ko tugiye kugenda twubitse imitwe n'ikimwaro n'igisuzuguriro, ariko kubera ko Imana inyuranya imigambi y'umwanzi, inyuranya amaboko y'umwanzi, ibyo atwibwiraho, ibyo dushakaho, Imana ikabigamburuza tukanezerwa. Hahandi bari bategereje ko umwari ugakorwa n'isoni, umwanzi akabona ahubwo uri guhimbaza Imana, uri kuyiririmbira indirimbo nshya. Imana ishimwe, ni Imana nziza. Iyo nzira niyo kwera no gukiranuka, kandi iyo nzira nta ntare zirimo, nta nyamaswa z'inkazi zirimo, kuko niba Imana iri mu ruhande rwacu nta mubisha. Ari kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi. Ni Imana idatinya abakomeye, ni Imana itagira umwanzi, ni umukire. Nta uri muri iyo nzira ntacyo azayiburana. Amena. Ikindi, Imana iraturuhura, idusubizamo imbaraga. Murumva ni inzira, ni urugendo, turagenda. Hari igihe tugeraho tukananirwa, hari igihe tugeraho tugacika intege, ariko iyo tunaniwe Imana idusubizamo imbaraga. Zaburi ya 23 ku murongo wa 3, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Muri iyo nzira ni Yesu Kristo. Iyo nzira iraduhumuriza, harimo ibihumuriza. Yesaya 40 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 2 aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutse imitima. Hari igihe dukuka umutima kubera intambara zibaye nyinshi muri iyo nzira, ariko Imana iraza ikaduha ibyururutsa ya mitima yacu, tugahembuka, tukaruhuka, tukongera tugakomeza tugakurikira Yesu, kuko niwe nzira. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Icya 5, ugeraho ukarambirwa. Muri iyo nzira Imana iduha amasezerano, ariko hari igihe ubona imyaka irashize indi iratashye, ukananirwa ndetse ugashaka no kubivamo, hari igihe univumbura. Ariko garuka vuba vuba nk'uko twabibonye mu byahishuwe 2:5. Ibuka aho wavuye ukagwa. Hahandi ucitse intege, ibuka vuba vuba, shyiraho ibimenyetso, garuka mu nzira vuba vuba. Noneho muri iyo nzira iyo turambiwe, Imana itwongerera imbaraga. Yesaya 40 kuri 29 kugeza kuri 31 niyo iha imbaraga abarambiwe. Hari igihe uvuga uti Mana janemar, ndarambiwe, ndananiwe, ariko aho ngaho irongera ikaguha imbaraga. Niyiha imbaraga abarambiwe, kandi utibashije imwongerera imbaraga. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe, n'abasore bazagwa rwose, ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa. Haleluya. Bazagenda be gucogora. Hey, muri iyo nzira tuzagenda twe gucogora, kuko harimo imbaraga, harimo gusubizwamo imbaraga, harimo gukomera, harimo gukomezwa. Umutima unaniwe, Imana izawukomeza. Amaboko atentebutse, Imana izayakomeza. Amavi asukuma, Imana izayongereramo imbaraga. Ubundi dukomeze muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Ayaya. Muri iyo nzira Imana itumara ubwoba. Nibyo nahoze mbabwira, ni kera nari umunyabwoba, ariko Imana yamaze ubwoba.
Zaburi ya 23 umurongo wa 4 haravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Yaravuze ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Naho twanyura mu bikomeye, naho twanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, muri iyo nzira ntago tugomba gutinya kuko turi kumwe na nyirinzira. Turi kumwe n'inzira, inzira ari we Yesu Kristo. Haleluya, amen. Muri iyo nzira twaratoranyijwe. Kubera ko twatoranyijwe rero, imigisha yose, amasezerano yose tuyabonera muri iyo nzira. Imana yacu ishimwe. Niko Abefeso batubwira ngo Abefeso 1, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, nk'uko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Urumva twaratoranyijwe, turangije gutoranywa, imigisha yose yayishyize muri iyo nzira. Kandi muri iyo nzira ninde? Ni Yesu Kristo. Amen. Nk'uko yadutoranyije mu isi itararemwa tutari umugayo, kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri, ubwo yadusagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya, itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo, ari byo yagambiriye kera, kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteranyiriza ibintu byose muri Kristo Yesu, ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi. Murumva rero Yesu yaradutoranyije, atujyana muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka. Kandi iyo nzira yo kwera no gukiranuka ni Yesu Kristo, atujyana muri we. Kandi muri we niho imigisha yose yo mu mwuka Imana yayishyize. Murumva rero iyo nzira yo kwera no gukiranuka twaratoranyijwe, kandi harimo n'imigisha yose ibyo umwana w'umuntu yifuza byose biri muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka. Iyo nzira ni iyihe? Ni Yesu Kristo. Amen. Ndimo ndagana ku musozo. Abakolosayi 2 duhere ku murongo wa 4 haravuga ngo mvugiye ibyo kugira ngo hatagira ubashukisha amagambo yoshya, kuko nubwo ntari kumwe namwe mu mubiri, ndi kumwe namwe mu mutima, nishima kandi mbona gahunda yanyu nziza n'uburyo mushikamye mu byo kwizera Kristo. Tugomba kugira gute? Gushikama muri iyo nzira. Iyo nzira ni Kristo. Gushikama mu byo kwizera Kristo. Nuko rero, nkuko mwakiriye Yesu Kristo umwami wacu, aba ariko mugendera muri we. Tugendere muri ya nzira, tugendere muri Kristo Yesu, dushikamye muri we, dushikamye muri iyo nzira, tutajarajara, tutajandajanda, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe. Twabonye ko kwizera niko gutuma tunesha isi. Kugira ngo tubashe kugira uko kwizera nuko dushikama muri iyo nzira. Iyo nzira ni Kristo. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira y'ubugingo, niwe nzira y'umucyo. Mwirinde hatagira umuntu ubanyagisha ubwenge bw'abantu n'ibihendo by'ubusa, bakurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basogokuruzaho akarande, kandi bigakurikiza imigenzereze ya mbere y'iby'isi bidakurikiza Kristo. Nyamara muri we niho hari kuzura k'ubumana bwose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we
ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Ntihagire umuntu ubayobya muri iyi nzira, ntimwemere ababoshya. Maze iminsi nkurikira ikiganiro, abantu bari kwihana bavuga ukuntu bagiye babeshya ubwoko bw'Imana, ariko ubwoko bw'Imana nuko budasoma ijambo ry'Imana bushikamye aha muri Yesu, ntago bajya kubesikoroka. Uwo mugabo yabaga ari kumwe n'undi, umwe akabwira undi ibyahanura, ati hanura ko Imana ivuze ko nzamurongora. Ngo babyitaga ngo ni deal technique, kugira ngo barye amafaranga y'abantu. Murumva kujya kwesikorokera mu murimo w'Imana? Ariko ni twebwe tubaho izo mbaraga, nidukomerera muri iyo nzira, tugashikama muri iyo nzira, tukizera iyo nzira, ntabwo aba banyaburiganya, aba bashukanye, abo bantu barya ingo z'abapfakazi, abo bantu barya ingo z'abakene, n'utwari gutunga umwana bakaturya. Izo dire zabo tekinike nk'uko babivuga. Kugira ngo ibyo bintu tubitsinde nuko dushikama muri Yesu. Imana idutabare, kandi Imana iduhe gukomerera muri iyi nzira. Ni inzira yo kwera no gukiranuka. Iminsi ni mibi, tunyure mu nzira yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Niturangara ntidushikame muri iyo nzira, intare zizaturya, iyi nyamaswa zikaze zizaturya. Abo besikoro bazaduhindura abacakara, bazaduhindura abakene. Imana idutabare, Imana idutabare. Imana yacu ni iy'ukuri kandi ni iyo kwizerwa. Iyo nzira ni iy'ukuri, ntabwo ushobora kutuyobya. Abakorinto ba mbere 1:18 aravuga ngo ahubwo nk'uko Imana ari yo kwizerwa, niko n'ijambo tubabwira atari ye maze ngo ribe oya. Kuko umwana w'Imana Yesu Kristo, uwo twababwirije ibye ngewe na Sirowane na Timoteyo, atari ye kandi ngo abe oya, ahubwo muri we harimo ye gusa. Ibyo Imana yasezeranyije byose muri we nimo ye. Nicyo gituma ari we udutera kuvuga ngo amena. Ibintu byose, kuko Yesu yaradutoranyije, kandi imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka tuyibonera muri we. Muri we ni ye. Kubera ko byose ari ye, bidutera kuvuga ngo amen, bibe bityo. Ntago rero ntitwikurikiza iterabwoba ry'umwanzi, ntidukurikiza iterabwoba ry'abo bashukanyi bashaka kugushuka bakakuyobya, bakakuraho n'utwawe. Ahubwo muri Yesu ni ye. Shikama muri iyo nzira, komeza umwizere. Iminsi ni mibi, nimureba nabi ntimube maso, intare zizabashwanyaguza, inyamaswa z'inkazi zizabarya. Ariko Yesu yaduciriye inzira, ni inzira yo kwera no gukiranuka, kandi iyo nzira yo kwera no gukiranuka ni Yesu. Mureke abe ari we dukurikira, w'intama ze zumva ijwi rye zikamukurikira. Mureke dukurikira umwungeri mwiza. Kumukurikira ni ugukurikira iyo nzira. Iyo nzira ninde? Ni Yesu Kristo. Nitumukurikira ntago tuzayoba, nitumukurikira ntago tuzahura n'intare, nitumukurikira ntago tuzahura n'inyamaswa z'inkazi, kuko Yesu yaranesheje, ni intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya, Imana ishimwe. Ndumva mfite umujinya wo mu mwuka. Abana b'Imana, ubwoko bw'Imana burarimbutse buzira kutamenya. Abana b'Imana bari mu rungabangabo kubera abahanuzi ba Bayali. Imana ihagurutse abahanuzi b'ukuri, abahanuzi bameze nka Eliya, bongera kugarura imitima y'ubwoko bw'Imana ku mutima w'Imana. Ariko Mana we, Imana niyo idukomezanya namwe muri Kristo, kandi niyo yadusize, niyo yadushyizeho ikimenyetso, iduha umwuka wayo mu mitima yacu ho ingwate. Yaduhaye umwuka wera ngo atubere umufasha, atuyobore mu kuri kose. Yamuduhayeho ingwate.
gukurikira Yesu rero ntago bimeze nko kuri abigishwa be bamaje bati ntituzi iyo uva n'iyo ujya, twamenye iyo ujya ari hehe. Yesu afite inzira yaduteguriye, ni inzira y'ubugingo, tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Reka dusoreze kuri iri jambo riri mu Batesaloniki ba mbere igice cya 4 umurongo wa 16 n'uwa 18, aravuga ngo kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijuru rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamurwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Muri iyo nzira, muri urwo rugendo, tumaranisha imibabaro kubwirana amagambo ko Yesu azagaruka akatujyana kubana nawe mu ijuru, kuko yabwiye abigishwa bati ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane. Tumaranisha imibabaro rero, kuko muri iyi nzira Yesu azatujyana mu ijuru, ya nzira nyine y'ubugingo twakurikiye. Abatarakurikiye Yesu ubwo nabo nyine bazagenda bakurikire Sekibi, ya nzira y'urupfu n'ikibi, ubwo nabo bazagenda nyine bagere mu rupfu, kuko inzira ni ebyiri kandi naho tuzasoreza ni habiri. Uzasoreza mu bugingo cyangwa se uzasoreza mu rupfu. Imana rero idufashe, iduhe guhitamo inzira y'ubugingo n'ibyiza, iturinde guhitamo inzira y'urupfu n'ibibi, kandi idushorerere muri iyo nzira yo kwera no gukiranuka. Iyo nzira yo kwera no gukiranuka ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo ni umucyo. Nitumukurikira, nitugenda muri we, ntabwo tuzayoba kandi ntabwo tuzarimbuka. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Mwene data, ndaguhamagarira kuva mu nzira wari urimo mbi y'urupfu n'ibibi, uze mu nzira y'ubugingo n'ibyiza. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimye ko inzira yawe ni inzira y'ubugingo, ni inzira y'ibyiza, kandi Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data atamujyanye, ntawe uzabona ubugingo atabuboneye muri Yesu. Mwami, nsengeye abakiri muri ya nzira y'urupfu n'ibibi, kugira ngo umwuka wawe wera agenda akore ku mitima yabo, bahumuke amaso, bave muri iyo nzira y'urupfu n'ibibi, baze mu nzira y'ubugingo n'ibyiza. Ndagushimye rero Mwami ko dore ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Ndasenze kugira ngo Mwami uhagurutse abasaruzi baze mu murima wawe, maze ubwo uzaba ugarutse tuzagusanganire turi benshi. Ndagushimye rero Yesu, ndaguhimbaje ko ari wowe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ko ntawe ubasha kujya kwa data utamujyanye. Turagushimye ko waduhaye uwo mugisha wo kukumenya. Turagushima ko watugiriye ubwo buntu. Ushimwe kandi ushyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Amen.